Shalom shalom bakundwa, ndabasuje kandi mbahaye ikaze ku Ikamba Bruce TV. Ni Sisi, nk'ibisanzwe mu kiganiro Life Care, tugira ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Nyabuneka ahantu uherereye, nizere ko abo muri kumwe rwose baguwe neza, kuba bagufite hafi yabo, kuba muri kumwe, kuba mukorana, kuba mubana, kuba musengana, bakakwishimira, ukaba uri wa muntu babasha gukumbura, bifuza kubana nawe kuko atanga ubuzima ahantu aherereye. Rero ntabatindiye, mbanje kubasuhuza aho muherereye mwese mwese, abakunzi bacu ba Ikamba, abatwereka ko turi kumwe, abatubwira ibyo tuganiraho, abatwungura ibitekerezo, abatubwira ibyo twakosora, mwese mwese ndabasuje kandi mbifurije umugisha, cyane cyane wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, kandi nawe niba uri mushya kuri iyi channel rwose ntucikanwe, kandaho kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugereraho igihe, ntuzajye ucikanwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bikomere umuntu agira. Umwana wakuze avuka mu muryango w'abandi bana, ntabwo yari wenyine, afite ababyeyi, igihe kiza kugera papa we yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana ubuzima bwabo burahinduka, biba ngombwa ko bava mu ishuri bamwe, abandi bagakomeza kwiga kubera imibereho itari imeze neza. Biza kumuviramo rero kujya mu biyobyabwenge, bitewe n'aho yirirwaga, bo birirwanaga, bamwigisha uburyo bakoresha ibiyobyabwenge, nawe arangije arabikurikira. Amaze kubikurikira rero byaje kumugiraho ingaruka mbi cyane, kuko byaje gutuma bamuhiga, bamushakisha, urumva byari bimaze kugera ku kigero kiri hejuru. Bamaze kumushakisha rero mukuru we aramwitangira. Mukuru we yemera ko ari we wari ufite izo droge, ari we uzikoresha, uretse ko wenda bajya bapima bakareba niba mu mubiri w'umuntu harimo ibyo biyobyabwenge. Iyo babibuze rero kandi bagufatanya ayo mabure, bavuga ko wacuruzaga urwo rumogi. Mukuru we rero baje kumufata, ajya mu butabera, akomeza kwemera icyo cyaha, ariko mu by'ukuri si we wari wagikoze, nuko yari yitangiye murumuna we, yanga ko bafunga murumuna we. Urwo rukundo ruba n'ahantu hakeya, ni umuntu uretse umubyeyi wakubyaye, nabwo mama wawe niwe ushobora kuba yakora icyo ari cyo cyose kugira ngo ako kaga katakugeraho. Ariko uwo muvandimwe urwo rukundo Imana yararumuhaye, arwanira ishyaka murumuna we, birangira amwitangiye, aba ari we bafunga, baranamukatira. Bamaze kumukatira rero byaje kuba igikomere gikomeye kuri murumuna we, kuri wa wundi wakoze ibyaha, kuri wa wundi wakoreshaga ibiyobyabwenge, kandi akaba yabaga bifite nyine, niba yarabicuruzaga akanabinywa, niyo bamupima, niyo umureba wari gusanga koko ibyo bintu ari we ubikoresha, ariko mukuru we aramwitangira. Amaze kumwitangira rero byaje gukomerera uwo mwana, akajya yumva afite culpabilité, akumva yabaye nk'ikigwari, akumva hari icyo agomba mukuru we, akajya aryama kugeza aho byamubereye ikibazo, kugeza aho yumva atekereje no kwiyahura. Ariko nanone asanga niyiyahura ari bube ahemukiye mukuru we wamwitangiye, ari bube nyine abaye ikigwari noneho bya nyabyo. Mukuru we yaramwitangiye kugira ngo adafungwa ari umwana, none yiyambura ubuzima kandi na mukuru we ari muri gereza. Urumva ni ibintu bitamworoheye, ni ibintu kandi nawe wishyize mu mwanya we wabyumva, kuko urumva umuntu kwitangira akajya kuba mu buzima abantu twese dutinya, kandi akagumana iryo banga kugira ngo batagufunga. Ntago nkawe nk'umuntu nta kuntu utabitekerezaho, nta kuntu wakumva umutima wawe utuje. Culpabilité ntago yabura, kumva wiciraho iteka, uvuga ati bino bintu kuki nabigiyemo, kuki nateje ikibazo mu muryango, kugira ngo ntume babaho neza, ntume
batuza, ntume wenda mukuru wanjye ari kuba ari we uri gufasha barumuna banjye cyangwa bashiki banjye, none reba ahantu ari, rimwe na rimwe njya no kumusura nta kintu mfite mushyira, ariko nkajyayo kuko numva ko hari ideni mufitiye kandi koko nibyo. Rero ibyo bikomere byose bikaza bikajya ku muntu. Byashoboka ko nawe uri kunyumva ukaba ufite igikomere utiteye, ibikomere by'ubuzima, ibikomere biza kubera ubuzima tugenda ducamo umunsi ku munsi, ibikomere ushobora kugira ibikomere by'urushako, ushobora kugira ibikomere by'imibereho, ushobora kugira ibikomere by'uburyo wakuze cyangwa bagutwise, ukaba wagira igikomere cya leje, ukumva ko watawe cyangwa se koko baragerageje kuba bakuramo inda yawe ariko kubera umugambi w'Imana ukabaho, ibyo bintu ukabikurana. Ushobora kumva ufite igikomere cya bando, wumva waratawe bitewe n'ubuzima waba waragiye ubamo bwose, cyangwa se muri wowe ukumva hari ukuntu ufite igikomere cya humiliation, wumva usuzuguwe, wumva utemewe. Ariko ibyo byose, ibyo bikomere byose biba ku muntu cyangwa biza ku muntu, akenshi bivana n'uburyo twavutsemo cyangwa uburyo twabayeho cyangwa uburyo twakuze. Habaho n'igikomere cya injustice, ukumva hari ukuntu urenganwa cyangwa ibintu byose ari wowe barenganya, wumva batakumva, wumva batakwitaho akabaye kose, cyangwa waranarenganyijwe mu buzima ukumva icyo gikomere kikubayemo cyinshi. Ushobora no kugira trahizo, ni ukuvuga ngo ni igikomere ugira ukumva warahemukiwe, ukumva nyine baraguhemukiye abantu cyangwa se abo muvukana cyangwa ababyeyi bawe. Ariko cyane cyane igikomere cya leje, igikomere cyo gutabwa, usanga abantu benshi bagifite cyangwa kwangwa bitewe n'ubuzima babayemo. Ibikomere rero, umuntu ashobora kugira igikomere cy'umubiri, ukaba wasitara ugakomereka, ukaba wakikata n'icyuma, umubiri wawe ukava amaraso, ariko icyo gikomere ugishyiraho umuti kikaba cyabasha gukira. Ariko ibikomere biza mu mutima ni cya gikomere ushobora kubana nacyo, ukaba wabana nacyo kandi ukarinda unasazana nacyo. Hari abantu rero baba bafite nk'ibyo bikomere ugasanga babayeho mu buzima ashaka kubihisha kugira ngo abantu be kumwumva, be kumubona gutyo. Ugasanga niba afite igikomere cya leje, ni wa muntu nyine n'ubusanzwe muri sosiyete witinya, ushaka kuguma inyuma, wumva niba abandi bari muri salo agomba kuba ari mu gikari, mbese ari wa mwana mu ishuri udashobora kuzamura agatoki mu ba mbere ngo asubize ikibazo, mbese akabaho yumva yitinye, yumva yaratawe, yumva yaranzwe, kandi bishobora kuba byaramubayeho biturutse ku bavandimwe be cyangwa se ku babyeyi bamutwise, cyangwa se nanone ubuzima bwo yakuriyemo, noneho twa tuntu tuba twaramubayeho tukagenda tukaba twinshi, kikaba igikomere kinini cyane mu buzima bwe, bigatuma ubuzima buhinduka. Rero nyabuneka umuntu ufite igikomere cy'umutima aba akwiye kwegera abapsikologe akaba yabaganiriza, cyangwa se wa muntu yumva yizeye, yumva yamenekera, akabasha kumuganiriza kugira ngo amufashe muri urwo rugendo abashe kuba yakira. Kubera ko ibyo bikomere birabangama muri sosiyete, ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu abaho abangamiye abo bari kumwe ariko atabizi. Muri make we ari kurwana no guhisha cya kibazo afite, ariko akabangamira abandi bantu babana. Muri ibyo bikomere rero nababwiye, ushobora gusanga umuntu afitemo ibikomere bigiye bitandukanye, ugasanga umuntu afite blessure de leger, ni ukuvuga ngo akumva yaratawe. Ibyo bishobora kuva igihe wenda iwabo bamutwitiye, cyangwa se iyo blessure ikaba yaraje bivanye n'umuryango yakuriyemo, ugasanga ni umuryango ufite amakimbirane, ugasanga ni umuryango utishoboye, ugasanga ni umuryango uhora hasi hejuru, mbese ugasanga cyangwa ntabwo yabashije kwiga kubera ibyo byose yanyuzemo. Noneho uko umuntu agenda akura, cya gikomere kigenda gikura muri we, rimwe na rimwe ugasanga afite umujinya, afite urwango, arabwira abantu nabi, afite umunabi,
kandi nawe ari kubyisangamo, ari kumva biri kumuzamukamo ariko atazi ngo byatangiye ryari, kumbe byatangiye akiri umwana arabikurana, agenda abikurana bigenda biba binini. Ni hahandi uzasanga umuntu abyutse yumva adashaka kuvuga, ukavuga ese uyu muntu ko yari muzima, ko yari afite morale, byagenze gute kugira ngo abashe guceceka nyine ngo abyuke ari muri mood itari nziza, ari muri bad mood. Ni ukuvuga rero umuntu ashobora kugendana igikomere, ashobora no kugira ibikomere, ashobora no kubana nabyo ariko we atazi ko afite ibyo bikomere. Icyo gihe rero ibikomere biba bikurimo nibyo bigenda bigushepinga, bigenda biguha uburyo, mbese karagiteri yawe, bivanye n'ukuntu wiyumva. Ugasanga umuntu aravuga ngo kanaka arirata, ngo kanaka ngo akunda kuvugira hejuru, ngo ntajya aha abantu ijambo, ngo usanga ari we wihariye ijambo, mu by'ukuri kandi ari bya bikomere bimurimo ariko we atabizi neza, cyangwa se anabizi ariko akagerageza kubihisha, ariko abo babana bakagenda babona uburyo byagiye bimuhindura shepu, byagiye bimuha muri sosiyete. Iyo rero utazi ko uwo muntu afite ibikomere ugira ngo niko ateye, nyine ukamufata nk'umuntu wiyemera cyangwa wirarira, cyangwa se ugira kamere mbi, cyangwa urakazwa n'ubusa, ugasanga nyine uramujajinga, umufasheho ijambo kuko utazi neza ko afite ibyo bikomere. Umuntu rero ufite blessure doreje cyangwa igikomere cyo gutabwa, usanga ari wa muntu wihisha cyangwa ukunda kuba wenyine, akirinda aho abandi bantu bari. Kubera iki? Kubera kwanga ko bazongera kumukomeretsa, kwanga undi muntu wamukomeretsa cyangwa wamuhutaza, kumva yarababaye akumva adashaka kugira ikindi kintu yongeraho. Ugasanga ni wa muntu ukunda guhunga abantu, ugasanga ntajya ashyuha mu buzima, mbese ibintu ntashyushye ntakonje araho, mbese bikakuyobera kubera igikomere yagize. Rero umuntu ufite uruhare runini kugira ngo ibikomere byawe bikire ni wowe ubwawe. Ugomba kwicara ukisuzuma, esike ibintu bimbaho niko navutse, niko narezwe, niko nakuze, nibyo nisanzemo, se narahindutse, niko nahoze. Hari igihe nawe ubibona ko wahindutse, kandi mu by'ukuri ari bya bikomere, ari za blessure ziri mu mutima wawe, ziri mu mubiri wawe, ziri muri roho yawe, zigenda ziguhindura. Rero ni wowe wa mbere wo kugira ngo umenye ko ukomeretse, kandi ufate n'umwanzuro kugira ngo ubashe kwivuza, ukurikiranwe. Ushobora gusenga Imana, Imana yagufasha, niyomora ibikomere kuko igeraho undi muntu wese atagera, ariko nanone ntiwibagirwe no kugana abapsikologe kugira ngo bagufashe muri urwo rugendo, ubashe kugenda ukira. Kuko numara kumenya igikomere cyawe uzabasha kukivuza, ubashe gukira. Noneho niba utarashaka, bizagufasha kuba warera abana bawe mu buryo utabakomeretsa, kuko hari n'ababyeyi usanga bakomeretsa abana babo bivanye n'uko nabo ubwabo bafite ibikomere. Ni ukuvuga ngo bya bikomere ufite nibyo ureramo abana bawe, ugasanga rwose warabahutaje, wababwiye nabi, nabo bakazakura bumva batishimye. Ni ukuvuga ngo niba hari uburyo babuze urukundo bakiri bato cyangwa uburyo barezwe, nabo ntabwo bazatanga urwo rukundo, kuko umuntu atanga icyo afite. Rero gerageza wisuzume, wigenzure, urebe niba udahana abana bawe ubahutaza, urebe niba abantu mukorana utabazonga kandi ugendeye ku bikomere byawe badafitemo uruhare. Ni ukuri ugire umwanya wawe wowe ubwawe, wisubiremo, wigenzure, urebe niba koko warahindutse cyangwa ariko wahoze, cyangwa ariko uyisanze. Icyo gihe rero bizagufasha kugira ibintu bimwe na bimwe ukosora, kuko iyo wamaze kumenya ahari ikibazo ubasha no kugikosora. Mwakoze rero kubana nanjye, Imana y'amahoro ibampere umugisha.